bitatu ku busa. Abakinnyi ba Chelsea barumirwa bajya guhagarara imbere y'abafana bake bari baje kubafana mu mujyi wa Brighton barebana ikimwaro gikomeye cyane bifashe mu mayunguyungu. Umutoza biramuyobera, abafana baravuga bati turashaka ko Chelsea yacu ya mbere igaruka. Bari bafite za banderole bavuga bati turashaka ko Chelsea yacu ya mbere igaruka. Bati ibyo uyu mutoza ari kudukorera ntago ari byo. Uyu muvandimwe witwa Liam ROSENIOR imikino 11 ubwo nuvuga ngo muri match 32 amaze gutoza Chelsea yatsinzemo match 11 atsindwa 10 anganya match ebyiri. Hari hashize imyaka 114 ikipe ya Chelsea rwose idatsindwa match 5 yabuze. Nuvuga ngo Chelsea maze imikino 5 itsindwa kandi itinjije igitego. Nuvuga ngo ibyo bintu byaherukaga mu 1912 gutsindwa match 5 zikurikiranya utabashije gutera ishoti rigana mu izamu, shots on target. Ibyo Chelsea bibayeho gutsindwa match 5 zikurikiranya itabasha no gutera ishoti rigana mu izamu, ibyo bita shots on target. Ibyo bintu byarashize imyaka 112 Chelsea yakoze icyo nuvuga ngo duhigo twose tubi yatugezeho turiho turaba kuri Chelsea yo muri iki gihe. Abafana ba Blues bumiwebo bameze nk'abantu ntazi uko byagenze. Ni cyo kibazo kiri muri Chelsea muri no minsi. Chelsea abafana bayo ejo bundi bagaragaje kutishima, bakora imyigaragambyo, bazana ibyapa bisa n'ibikubiyemo navuga ngo message yabo. Baravugaga bati mwebwe mwaguze Chelsea, bwavuga nyine bari ba Todd Boehly, mumaze gushora amafaranga arenga miliyari, ariko ntabwo na nubu tubona ikintu kijyanye no kwikipe performinga neza mu kibuga. N'ikimenyimenyi kibereka yuko mufite ibibazo binakomeye cyane. Nta bumenyi nama mufite kuri ibi bintu by'umupira. Ikibazo kiri muri Chelsea rero nyamukuru gishingiye ku byemeza aba bantu bafata, ari n'abantu bose bavuga bati hari ibyemezo runaka bidahwitse. Abantu bavuga bati mwari mufite umutoza nka Enzo Maresca atwara igikombe cy'isi cy'amakuruyimikino, mwumvikana ibijyanye n'uburyo mugomba kumusapotinga kugira ngo agere ku zindi ntego zirimo kwitwara neza muri shampiyona no mu yindi mikino. Abasaba kumubakinga muri transfer zo mu kwa mbere ntimwabikora. Mugirana ibibazo binakomeye cyane byaje guturuka ku kuba nawe yarabaye frustrated, abivuga mu itangazamakuru. Cyo kuri iryo nawe ni ikosa yakoze. Ntago ngaho hari abayobozi bamubwiye ngo ajye kuvuga ko batumvikana muri dressing room n'abakinnyi bamwe na bamwe wenda atari yishimiye performance y'abashaka bahindurwa, donc ashaka ko bagura abandi nyine. Now mu kumuhindura muzanye umutoza udafite experience. Liam ROSENIOR usibye gutoza Strasbourg nta handi hantu yari yarigeze atoza ku rwego rwo hejuru y'amakipe yavuga ngo y'ibigugu. Ariko mu kumuzana tunamuzanye ngo muga ati Liam ROSENIOR ndamuha igihe gito ndebe yuko yazana bishobora byibura korere kuri target yo kuvuga ngo okay, ibi bintu probably wenda nanjye n'amahirwe mbonye yo guhindura kariyeri yanjye nibinanira nzaba nyishe burundu. Uzi umwanzuro yagufata inshuti yawe bamukubise imyaka 6 n'igice. Buri uriya mutozo ubona Axel avuze utari gutsinda uri gukora amateka mabi afite kontra y'imyaka 6 n'igice. Bivuga yuko kumwirukana ni igifurumba cy'amafaranga atagira ingano. Wenda ibyo si igitangaza muri 2032. Yego amakipe nasanzwe nanabikora. Kwemera guhomba amafaranga ariko bagasova honeri yabo. Iyo urebye ibintu uburyo ikipe yasubiye inyuma, hari ibintu mu by'ukuri uhita ubonera mu biganiro by'umutoza Liam ROSENIOR. Liam ROSENIOR abazwa yavuze ngo twambuke ngo in my perspective when you get punched in the face you've got to fight back. Ati buryo mbibona ngewe mu mboni zanjye iyo bagukubise igipfunsi mu maso ati nawe ugomba kugarukana imbaraga nawe ukagaruka uhangana. Wumve ndashaka kugera hano Surinya aravuga ngo
you've got to stand up and fight. Ibyo ntibikomeye, tugomba guhaguruka ukarwana, ariko umva icyo yavuze gikomeye ngo it is going to helpfully show a lot of about the character of this squad. It is going to hopefully show a lot about the character of this squad. ubwo sasha aravuga ati wenda ibi ngibi bizakomeza, ndizera ko bizakomeza kwerekana uko imiterere sibyo se imiterere y'iyi club ntawe uzi wenda character y'iyi squad y'ikipe yaba bakinnyi urwego rw'aba bakinnyi mfite ego ubwo se yabanyegaga icyo yashakaga kuvuga ni nacyo ngira ngo dusesengure ubundi akenshi iyo umuntu afite ikintu kimeze nko kuduta hopefully yego ni iberi koresha literature nk'umuntu wayize ni nko kuvuga ngo wenda niringiye ko wenda nizeye ko harimo gukekeranya wenda ndizera ko ibi bibaye wenda bizatuma aba bakinnyi noneho bagaragaza karagita. ni ukuvuga ngo nta duta kwidahari karagita kuba ihari irahari mu bakinnyi nyine kuba bafite ubushobozi. niyo mpamvu babanje kuvuga ngo iyo ukubiswe mu maso urahaguruka ukarwana. ati noneho ibi bibaye ndizera wenda ko bizatuma aba bakinnyi bashobora kugaragaza karagita cyangwa se kugaragaza umutima ushaka wo kurwanira iyi kipe. ikibazo rero si uko uwo mutima udahari, ko ntiwasaba ikintu kidahari, ahubwo si uko nyine badafite ubushobozi, ahubwo ni umutima nyine batarekura ngo bawutange. nyine ubushobozi babufitemo ni uko batabusohora. niyo mpamvu ngo hopefully wenda ibi ngibi biratuma nabo wenda bikebuka, wenda banagera n'ako gasoni, wenda banavuga bitariko ibi ni ibiki. ariko njye nkagaruka ku bintu byakozwe n'abantu nka ba Enzo Fernandez mu minsi ishize. buriya biba bikwereka icyo bita state of the club, uko ikipe imeze, umwuka urimo. ntutinye aho umuntu nka Enzo yakiritse ku mitoreze, ntutinye ahantu umuntu nka Enzo yavuze yuko atazi future muri Chelsea, ntutinye ahantu umuntu nka Enzo atatinye kugaragaza interest z'uko yanakwigera muri Real Madrid kugeza bamuhannye. ni ukuvuga ngo ntutinye ahantu umuntu nka Garnacho yego yagiye kuri Instagram page ye asiba amafoto yose afite aho uri na Chelsea. ni ukuvuga ngo yambaye imyambaro ya Chelsea yarasibye, hasigara ibintu bya kera byonyine gushaka kugaragaza ko ikipe arimo ntabwo ukiri mu mutwe we, ntabwo ari proud ye. aba bantu mu bintu bigaragara ya Argentine ko bari korojera kandi ubwo ngo ni vice captain. ku bantu bazi imikino bita za drama, hari ikintu bita tragicomic truth. hari ugushaka kugaragaza ukuri cyangwa ikintu kibabaje, ikintu kiri tragic, ukabigaragaza mu buryo buri funny, ukabigaragaza mu buryo bumeze nk'ubusekeje. ni nkabyo yakoze ibyo we wise kunyega, ariko ni nko kuvuga umubabaro wawe ariko ukabivuga mu buryo woroheje. urumva akabigaseko nk'akeza nko kuvuga ati terega iyo umuntu wamukubise mu maso tiburya arahaguruka akarwana, tereka nizere yuko abakinnyi nabo bazagerageza bakagaragaza karagita yabo. uyu mugabo ari mu bantu bababaye cyane kubera ko yananiwe gukora icyo umutoza cya mbere akora muri ekipe kugira ngo ibashe gutsinda, kuba wawininga imitima y'abakinnyi kugira ngo bakorera wowe bitegure no kuba bagupfira. ibera atanze urugero rwa Garnacho, natanze urwa Enzo, birakwereka ko the players are not there. ni mpamvu ari gusaba yuko agomba gushowinga their character. nuko nyine ubushobozi bw'abakinnyi ba Chelsea turabuzi, ariko nta mutima ushaka wo gutanga, ntacyo gutanga, kuko hari ugutsindwa. ariko iyo urya 3-0 4-0 2-0 ntutera mu izamu, bivuga ngo ntusatira, bihita bintera kwibaza ngo kuva kuri Caicedo, Enzo Fernandez, kujya kuri Garnacho, gukomeza kuri ba Colepama, ba Estevao, ba Liam Dirapo, ba Pedro, ubu ni abantu ejo bundi batwaraga igikombe cy'isi cy'amaklub batagifite ubushobozi bwo kumara match zingahe Axel wari utubwiye. match 5 batinjiza igitego, badashobora gutera mu izamu. icyo ni icyambere. icya kabiri ntaho batsindwa kimwe, batsindwa ibitego byinshi. twazibibutsa ego ngo 5
n'iza shampiyona yego sibyo ngo match 5 zose baratsinzwe nta gitego na kimwe binjije mu izamu ariko noneho dushatse twanakubiramo n'iza Champions League rimwe zose tukazigira match 7 match 8 nuvuga ngo muri match 8 bakinye mu marushanwa yose urumva match zigera muri 7 match 7 muri match 8 Chelsea yarazitakaje batsindamo match imwe nuvuga ngo batsinzwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 5-2 sibyo mu Champions League Yose ya mbere hanyuma ibe ugenda ubara n'ibitego binjijwe kugira ngo abantu barebe uburyo ibintu bikomeye 5 bya PSG batsindwa kimwe na Newcastle ubwo ni 6 barongera bakubitwa na PSG 3 umukino wo kwishyura ubwo ni 9 barongera bakubitwa na Everton 3 ubwo ni 12 hanyuma barongera batsindwa na Man City 3 15 batsindwa na Man U 1 16 batsinzwa na Brighton 3 19 mu mikino 7 uyu mugabo ikintu cyonyine yakorerwa ni ugufashwa iyi sezo ikarangira ikipe gukina imikino y'uburayi bwo ntibazayikina aya ni amakosa bizaniye kuko William ntiyari kunanirwa kubashyira muri 5 za mbere nako Enzo Maresca barangiza bagashaka amafaranga y'imyaka 6 bakanegosiya na kampu ye bakamubwira bati reka tuguhereze wenda imyaka 2 ugende utubabarire utuvira mu magambo magufi Chelsea umutoza ifite ariko n'abantu barabitatse papa we ni umusesenguzi uri kuri za Sky baramarire bati umwana wawe nakubitwa zabigenza nzasesengura niko kazi kanjye abantu bitwa ba Jokore baba ba legende muri Chelsea bose baravuze ngo it was a surprise twaratunguwe kubona bapointing umuntu nka Liam ROSENIOR n'abanyamakuru ba mbere ba breakinze iyo nkuru mu bitangazamakuru bikomeye nka Cave Circle kandi n'abanyamakuru b'abanyamwuga bakomeye cyane bose baravuze ngo one of the unknown name in the history y'umupira w'amaguru rimwe mu mazina atazwi y'intamenyekana muri coaching mu mupira w'amaguru nibyo biri kuvuga yuko rishobora kuza muri Chelsea nasomye comment z'abantu kuri Sky babafana ba Chelsea bakazajya bashyiraho ngo ni absolute ngo Sky ngo ni absolutely a joke ngo mwahindutse ni nk'agaki ibintu nyine mwahindutse nk'ibintu bya comedy by'urwenya mwahindutse abanyarwenya ni nko kuba atako mwebwe ubwo murumva ibyo bintu bishoboka nibyenda gusetsa ibyo muri twebwe murareba nyuma y'umutoza dutakaje twajya kuzana umuntu wo muri Strasbourg mu Faransa batekerezaga iki bose mu mutwe harimo amazina ahari akomeye bavuga bati kameme Chelsea ni ikipe ikomeye tuzi squad dufite tuzazana umutoza ukomeye so navuga yuko ikibazo nyirizina ku kibazo wabajije ni ubuyobozi bwa Chelsea mu by'ukuri budafite ubushobozi buhagije bwo kumenya ibijyanye na industry bajemo bafite amafaranga ariko no understanding iki gice cyitwa umupira noneho ibyemezo byaba kenshi bikaba ari ibyemezo biba bishidikanywaho harimo rero no kuzana umwe mu batoza badafite experience ari we wananiwe kuwininga imitima y'abakinnyi bakomeye batojwe n'abatoza bakomeye noneho twabonye yuko n'abakinnyi batangiye kwigumura ubushake buba bukeya bituma ikipe isubira hasi ikaba rero iri gutsindwa Chelsea igeze he no ku rutonde iraza muri Big 4 nicyo abantu barimo kwibaza bavuga ngo Chelsea umukino yarayitsinzwe na Brighton and Hove ari naho yakoreye amakosa kubera ko yari ku mwanya wa 6 yagiye gukina n'ikipe ya Brighton irusha amanota agera kuri 2 bivuze ko iza kuyitsinda hari kujyamo difference y'amanota 5 ariko wenda ikegera za Liverpool byari kuba bishoboka ahubwo umva hano yise ikorera amakosa ikipe ya Brighton yitsinze yari ifite amanota 47 urumva iyi yahise yuza amanota 50 ica kuri Chelsea ifata umwanya wa 6 Chelsea ifata umwanya wa 7 n'amanota 48 saho byagarukiye rero kubera ko Chelsea amakipe akiri inyuma agomba gukina umukino nayo yarayikinnye nabo agomba gukina juru ya 34 harimo amakipe byanze bikunze azatsinda kandi Chelsea inganya na Brentford amanota 48 kuri 48 ntirakina umukino ikanganya na Bournemouth 48 ntirakina umukino ikarusha rimwe Everton ifite 47 nayo ntirakina umukino wayo mu gihe urusha amanota 2 ikipe ya Sunderland ya 11 ifite 46 bivuze ngo muri aya makipe ari nyuma Chelsea byibura nk'abiri muri yo atsinze cyangwa se atagatsinda cyane katazanihura aya makipe navuze mbireba birashoboka cyane ko Chelsea yasoza juru 34 iri ku mwanya wa 10 mu gihe habura imikino mu gihe habasigaye imikino 4 ngo kugira ngo shampiyona irangire
urumva haba buri imikino ine cyane biganisha ku kintu cyo kuvuga ngo n'umwanya wa gatanu ntizawubona ese umwanya wa gatandatu wo yawubona wenda mu gihe Aston Villa yegukanye igikombe cya Europa League ariko iri muri eshanu za mbere icyo gihe hagera n'ikipe ya gatandatu nawe ntiyawubona kubera ko aya makipe ya za Brighton akomeje kuyitsinda iza Brentford ziri inyuma zikomeje gutsinda igakomeza kwitwara nabi byayigora cyane wahita wibaza ngo Chelsea isigaje iyihe mikino kugira ngo turebe ko iyo mikino yazanayitsinda sibyo se nibyo Chelsea kwa gatandatu urumva ku cyumweru ni ku cyumweru zakene FA izakina muri FA Cup na Leeds kimwe cya kabiri niho bageze ku cyumweru saa 10 ku cyumweru saa 10 ariko muri Premier League bazagaruka bakira ikipe ya Nottingham Forest kuwa mbere azaba ari kuwa mbere tariki enye saa 10 bafite match bazakina na Liverpool tariki 9 z'ukwa gatanu bafite match bazakina na Tottenham muri kumanuka kaderbi keza cyane kuri 17 baza basigaje match bazasura Sunderland kuri Stadium of Light kuri 24 shampiyona irangira ukibaza ngo bafite Tottenham bafite Liverpool bafitemo Sunderland ikomeye bazabasha kubonamo ayo manota tujya no kuvuga ngo bazatsinda hano birashoboka cyane ko byibura bashaka gukina nka Conference League kuko na Europa kuyibona bishaka kubagura cyangwa se na Europa bakayibona urumva ukibaza ngo ikipe yegukanye igikombe cy'isi tuvuga ngo ifite abana bato ngo bameze neza bashobora byira kubona Big 4 umwaka utaha umutozo uje kubakiraho cyangwa nuhara kubakiraho bari muri Champions League ariko ngira ngo baramutse badakinye Champions League byabagura igiteye agahinda n'uburyo nyine bakina barushwa nk'ikipe ya Brighton yabarushije nk'iminota 15 ya mbere yari yabarushije batava ku izamu ryabo umutoza yazanye ikintu cya system ya batatu inyuma ubundi byari nka bitandatu hari save ebyiri Sanchez yakoze iby'ibitego byabazwe hari indi baro Charuba ngira ngo yakuyemo mu murongo byarangiye abantu bahagurutse hariya kuri Amexi byari bitego nka 7 byiza ni imana yo mu ijuru ubundi yayikijije Brighton yarakomera uko dufite umwanya utiganisha uyu munyasiyarare wone icyo dukora ikipe ya Brighton itoza n'umutoza bita Fabian Halzer uyu mudage imyaka 31 irakomeye bakerosi bareba n'abakadiyo bateye ubwo akikipe zabo na bari bizari ni urundi rwego akagaruka gato cyane tugaruke mu kanya gato cyane Ethiopian Airlines is celebrating 80 years of service with amazing offers. Fly from Kigali to various African destinations starting from $230 and starting May 21st, Atlanta is back from $999. Book now on the Ethiopian Airlines app or website and save big. Ethiopian Airlines, a member of Star Alliance. ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less imikino tuyoganira kuri Man City nayiza gukina uyu munsi ariko ntabwo tuyitindaho cyane twinjira no muri volleyball KVB iratangira uyu munsi hano mu Rwanda turimo kuganira rero kuri Brighton nk'ikipe nyine yatsinze Chelsea akenshi abantu bavuga yuko ngo twihugira ku makipe y'ibigugu kandi ngo yatsinzwe kandi nayakinnye neza ntituyavuge ikipe ya Brighton ibere yarabitangiye neza cyane avuga yuko yakinnye neza cyane we na Axel ndetse rimwe na rimwe ugasanga iyi kipe itanga n'abakinnyi mu yandi makipe umutoza nkunda cyane witwa Fabian Halzer n'umudage akina n'ikipe ya Arsenal ndibyibuka Arsenal imaze kumutsinda igitego kimwe ku busa cya Bukayo Saka igitego rwose cy'amakosa y'umuzamu ariko ikipe ya Brighton irusha ikipe ya Arsenal yaravuze ngo ibi bintu bya Arteta toza byo kudakina byo kutirekura gakine nge ntabwo nabikina ibaze nyine kujya gukritika umutoza uyoboye shampiyona cyangwa wa mbere muri Champions League byo kugira ubwoba nge ntabwo nabitoza ntabwo bibaho abantu bagira ngo wenda arabeshya ariko urebye imikino amaze gutsinda n'uburyo ayitsindamo ndabyuka ko yatsinze ikipe ya Manchester City muri faza ndabyuka nayirebeye match Butare 2-1 urebye uburyo yatsinzemo Chelsea n'umutoza w'umuhanga ariko ku ngingo rutujyanyeho ndariga ninjiramo ndagira nkwibutsa abakinnyi iyi kipe imaze gutanga yewe n'abatoza ku buryo ushaka kurekura abakinnyi uvuga ngo Brighton sezitaha izabahite kubera abakinnyi wenda itakaje abantu barabyibuka itanga uyu Robert Sanchez yavuye muri Brighton bafata umuzamu wari yifashe muri saison tugere no gukina Europa League izabona undi ariko mwabonye umuzamu w'umuhanga cyane w'umuhorandi witwa Verbruggen uyu musore
ni nk'umuzamu wa kabiri mu ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ariko barebye nabi yanabanzamo yatanze ba Kaisedo yatanze ba Fofana bajya muri Chelsea yatanze ba Kukurera yatanze ba Leandro Trossard muri Arsenal yatanze abakinnyi benshi kugira ngo utanga abatoza nka ba Deserbi bayivamo urabyibuka abatoza nka ba Grand Potter bayivamo ngo buri sezi igendere kure abakinnyi n'abatoza ukibaza ngo none sezita bizagenda bite ariko ugasanga none nibwo nziza kurushaho reba nk'abakinnyi haye Chelsea ariko imaze kubita Chelsea imikino 3 ikurikiranye n'abakinnyi Chelsea yivanyemo ubucuruzi bakoze ngo marigire abakinnyi irekura ntabwo itakaza ubwiza bwayo wakibaza ngo ibigenzi te Rugaju uko ibigenza rero Axel twihute kugira ngo abantu bumve uko umupira wa none umeze ikipe ya Brighton ubundi ikoresha scouting system ikoresha ibijyanye no gukorekitinga data cyane model ariko yo kugendera kuri data ni nk'ibintu nyine by'imibare ibintu by'amastatistike ibintu by'amainformation y'amakuru ku makuru afatika kandi washatse yego ku bakinnyi icyo rero bakora ni iki bafite kampani ya chairman wabo akaba na owner ni owner ariko akaba ari na chairman yitwa Tony Brooms iyo Tony Brooms company ikaba ari company ikora ibijyanye no gukorekitinga data ku bakinnyi muri shampiyona zigiye zitandukanye ariko Axel twihuta umva pillars cyangwa se umva ibyishingiraho iyo ntuza yabo iyo company yabo ijya gukora nyine ibijyanye no kugatheringa information nyine izo data ibyishingiro mfatizo by'ingenzi nyine amahame y'ingenzi yego icya mbere bakoresha ibyo bita ama algorithm ubwo uraza kubisobanura aho bagira uraza kubisobanura aho mu kwihuta ngo bakora icyo bita data system to the global market bakagira icyo bita to grade players gukora amagrade yabo nyine bakurikije performance yabo bakabashyira mu byiciro yego ubwo algorithm ni nka gute bikora mu bijyanye n'ikoranabuhanga algorithm ni nko kuvuga ngo icyo amakuru menshi ahurizaho yego urabona nko kuri Instagram niba ukunda gupostinga iby'imikino nibyo bakunda kuguha yego algorithm no kuvuga ngo none ibyo nyine iby'amakuru menshi ahurizaho ku kintu runaka ariko umva mu kubyubaka babanza gushyiraho grade yabo bifuza kuko ntiwafata information z'abakinnyi bose noneho algorithm ikaguha ishingiye kuri abo bifuza wenda dufata nk'urugero rworoshye wenda ruvuyanga ni nk'ahantu bakubwira ngo muri izi ligue tugiye kugaha wenda 15 umukinnyi uzatsinda wenda ibitego 10 wenda agatanga ntuzatanga wenda assist 10 wenda ntuzakorera interception wenda muri match mu mediateur 50 uzajye uhita wenda uduhereza kasinye umujonjore mu bandi umutwereke uvuge ati wenda the target is hited kanaka wo muri iyi ligue wenda mu Buyapani wenda akabura imitoma turamutangaho urugero yatsinze igitego cya 10 mutangire mu mutagetinge mu mushake ubwo n'uburyo bwa mbere ngo byo bituma bakora icyo bita kuminimiza bias urabona ko akundi ushobora gufata ibintu byinshi bimwe ukanayifata ubyibeshyeho uhubutse ibyo rero bituma icyo washatse ari cyo ubona ubwo n'uburyo bw'imibare uburyo bwa kabiri abo baba baridentifie isoko bashaka targeted market ngo bakunze gufata amariga arimo iya Argentine iya Equateur iya Paraguay n'iy'Ubuyapani ngo impamvu ya marigue ntago makipe y'Iburayi akomeye y'ibigugu yari yashingayo ibirindiro bya scouting system zabo no kuvuga ngo bavuga ngo turafata amasoko y'ahandi makipe y'ibigugu y'Iburayi atajya cyane hanyuma bakora icyo noneho mu mupira dukeneye cyitwa live eye verification ubwo no kuvuga ngo noneho iyo bamaze gukora iyo mibare yabo noneho bohereza abantu babo bakigerera kuri tele bakajya kubyirebera noneho live urabivuze neza barakubwira abazungu ngo while data generates the shortlist ubwo no kuvuga ngo iyo ya mibare yabo yamaze kuba hanyine urutonde rw'ibanze rutoya nyine rwabo rw'ibanze yego rwacaguye abantu rwamaze gucagurwa scouts provide vital contextual human and character analysis nubango rero abashinzwe scouting nyine yabo izo nzobere bajya kuri uwo mukinnyi bamuzana context ya Premier League noneho kumushyira muri context y'umupira azakina mu Bwongereza bati yitwaraga neza mu Buyapani imibare irabitwereka ariko uyu muntu
ukakina ryakora iwacu bakamuhuza na filozofi y'ikipe yabo n'ibiki Yego. na Premier League icya kabiri nk'umuntu ni muntu ki imyitwarire n'imyitwarire ki bakamushakaho amakuru ni cya kintu ujya wumva muri politiki bita vetingi noneho cyane umupira turawufite ariko turamuzana sisiteme azakoreramo tunarebe n'imico n'imyitwarire ye niba ari umuntu tuzahuza